amaraso yawe nge narogejwe amaraso wamviriye niyo yangize umuneshi naruhaya umwanza mfiteho kubw'amaraso yawe nge narogejwe. Ubwo amenye ikirahure byabaye ngombwa yuko mu rugo baje nyine yarahakanye mu guhakana twese baradukubise, gusa nanjye sinari kuvuga ko ari we, ntabwo nari kuvuga ko ari we kuko twarabihakanye nyine bato. Ubwo nese ko hano mwahakiniye bigaragara, ubwo niba ari n'abandi babimenye nimwe mwabazanye. Noneho reka mbaze Manuel, ni ikihe kintu Samuel yaba yarigeze akora kikagushimisha ukumva arenze kuba yitwa impanga yawe ahubwo agutembereyemo? Mufite nk'indirimbo zingahe? Hari izikoze imiziki, dufite nk'indirimbo 18. Noneho ushyizeho izidakoze? Izidakoze no kuzibuka byangora ni nyinshi cyane, kuko usanga twatangiye kwandika turi tronkome, kandi nka rimwe mu cyumweru nshobora kuba nagiramo ide yo kuba nakoraho indirimbo njye n'umuvandimwe. Rero byagorana kuba nakubwira umubare wa. Ninde muntu muri mwe hagati ya Emmanuel na Samuel mujya muhura n'ikibazo kibagonze agahita atanga igitekerezo cyo kuvuga ngo dusenge? Ni Samuel ni ukunda ibintu byo gusenga cyane. Ukurikije nanjye ndabikunda pe, ariko nyine nkurikije cyane usanga ari we nyine ubirimo cyane kundenza. Yego. Nk'abamarayika bizima n'abakuru bahora bahimbaza basingiza umwami waremye isi n'ijuru, reka tumuhimbaze. Harakomeye n'umwami, hagiye kwimika ubwami bwe budashira, abazimana nawe bari kwitegura ubu, reka tumuhimbaze. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, amaze kugira ishusho yayo itanga itegeko, imaze kumuha umugore iramubwira ngo mubyare mwororoke mugwire isi. Byari ikintu kidasanzwe kubona Adamu na Eva bibaruka umwana, ubutaha n'ubukurikiyeho bagiye bibaruka umwana umwe umwe. Uyu munsi turi kumwe n'abantu bavutse ku buryo butangaje, bavuka ari bombi, ari babiri, abo mu ndimi z'amahanga bakunze kwita twins, mu kinyarwanda tubita impanga, injyamugambi bitewe n'ahantu uri none. Uyu munsi ndi kumwe n'itsinda ry'abana b'abasore bakiri bato, hirya y'uko mvuga ko ari abanyempano ni n'abavandimwe, bavindimwe, bavukiye igihe kimwe, umunsi umwe, ku itariki zisa. Mwebwe mwitwa bande? Murakoze. Amazina yanjye nitwa Emmanuel Imana izabayo. Mu by'ukuri mbishimira Imana kuba yarampaye umuvandimwe w'impanga, ni ikintu nshimira Imana cyane. Wowe hirya witwa nde? Nitwa Imaniro Samuel. Imaniro Samuel? Yego. Umwe ni Emmanuel undi ni Samuel. Mbese abantu bose bazi kubatandukanya? Biragoye cyane nago. Uyu munsi mwiyogoshesheje ku buryo butandukanye, noneho umuntu yabatandukanya kuko umwe afite umusatsi wenda kwa mwinshi undi ni mukeya. Bisa nkaho ni ukugira ngo wenda turebe ko twagira ikinyuranyo, ariko ubusanzwe twiyogoshesha kimwe, ariko bitewe n'uko bamwe bavuga ko kudutandukanya bibagora, duhitamo kugira ikintu cyadutandukanye, ubwo ni ukwiyogoshesha. Okay, murakoze cyane. Emmanuel, uri kumva umerewe ute? Ndishimye, ndakeka wenda hari bitapfa kugaragara, ariko mu mutima wanjye ndishimye bitangaje. Okay, hirya y'uko twinjira mu kiganiro turashaka kubaha umwanya
ngo mutubwire ku bijyanye mutugaragarizeho gatoya ku mpano yanyu y'uburirimbyi. Tugiye kubaha umwanya muririmba indirimbo, muririmbe nyine mwumve mubohotse, muhereye ku ndirimbo imwe, ebyiri, eshatu, turaza kubabaza ibibazo nyuma. Reka tubaho ako kanya. Sawa, murakoze. Mfite umwami wanjye unkunda, ko muvuga biranduhura, andwanirira amanywa, andwanirira ijoro, kuba ndiho ni kubw'ubuntu bwe, uwo mwami mbabwira harankunda, kuko aho ibibazo bingose nkumva nanze ubu buzima, umwami wanjye niyandeka ahora nkunze, sinabona icyo munganya, uwampaye ubu buzima, icyandutira byose ni ukuzabana nawe mu ijuru. Aho ibibazo bingose nkumva nanze ubu buzima, umwami wanjye niyandeka ahora nkunze, sinabona icyo munganya, uwampaye ubu buzima, icyandutira byose ni ukuzabana nawe mu ijuru. Ni mwiza nanjye nzamukunda, nzajya wanuma mbashaka yuko mba, nzamukiriza benshi mbagarure kuri we, mbamenyeshe k'uwo mwami abakunda cyane. Aho ibibazo bingose nkumva nanze ubu buzima, umwami wanjye niyandeka ahora nkunze, sinabona icyo munganya, uwampaye ubu buzima, icyandutira byose ni ukuzabana nawe mu ijuru. Aho ibibazo bingose nkumva nanze ubu buzima, umwami wanjye niyandeka ahora nkunze, sinabona icyo munganya, uwampaye ubu buzima, icyandutira byose ni ukuzabana nawe mu ijuru. Ni mwiza nanjye nzamukunda, nzajya wanuma mbashaka yuko mba. Waranyikundiye utanga umwana wawe ngo acungure amanikwa hagati y'abambuzi, umwami wanjye yambika ubusa kugira ngo ancungure. Amaraso wamviriye niyo yangize umuneshi, nta ruhare umwanzi apfiteho, kubw'amaraso yawe njye narogejwe. Amaraso wamviriye niyo yangize umuneshi, nta ruhare umwanzi apfiteho, kubw'amaraso yawe njye narogejwe. Ayo maraso ndirimba niyo yangize umuneshi, ayo maraso
nje ndirimba niyo yankuyeho urupfu rw'iteka naburane gushimira iyo mbaraga iva muri ayo maraso naburane gushimira iyo mbaraga iva muri ayo maraso amaraso wamviriye niyo yangize umuneshi nta ruhare umwanzi apfiteho ku bw'amaraso yawe njye narogejwe amaraso wamviriye niyo yangize umuneshi nta ruhare umwanzi apfiteho narwo ku bw'amaraso yawe njye narogejwe. Murakoze cyane. Mu majwi meza, mu buryo bwiza bw'imyandikire, mu magambo mukoresha mu ndirimbo zanyu ni byiza cyane. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Samweli, Karame. mwatangiye kumenya ko mushoboye kuririmba ryari? Byatangiye turi batoya, byongeye ko twaravukanye twarakuranye, twabaga tubana n'umubyeyi mu gihe cya nimugoroba, mu gihe cya mu gitondo yaratubyutsaga tukaririmba indirimbo zo mu gitabo, twajya kuryama tukaririmba indirimbo zo mu gitabo. Turi bato cyane dukura no mu makorari, twakuze tubikunda, bigiraho twandika indirimbo tukaririmba. Gusa kugira ngo tugire igitekerezo kivuga ngo natwe twandike indirimbo ku ruhande rwacu turirimbe, byatewe n'uko ni abantu bamwe batubwiraga bati ariko byaba byiza mukoze nka gurupu bwanyu nka twini mukajya muririmba, byaba byiza cyane. Ubwo natwe kuko twabikundaga twumva ari byiza, naho twahereye tubishyiramo imbaraga. Yego, biri kumvikana ko guhera kera mwabaye mu muryango w'abantu bakunda gusenga. Niba mwararimbaga indirimbo zo mu bitabo, niba atari ibanga musengera hehe? Turi Abadiventiste umunsi wa karindwi. Yego, Imana ibaho umugisha. Wahereza mikrofone mugenzi wawe nkamubaza utubazo dukeya. Harya wambwiye wowe ngo witwa? Nitwa Emmanuel. Umwe ni Emmanuel, undi ni Samuel. Ubwo tugeze kuri Emmanuel. Biragoye nyine kubatandukanya n'amazina, biragoye ngo Emmanuel ngo Samuel, nyine nabyo ni ibindi bindi. Mukimara kumenya yuko abantu banejejwe cyane nuko mufite impano yo kuririmba, mukaririmbira imbaga y'abantu bakishima, mwebwe ubwanyu mwumvishe mufashe ikihe cyemezo cyabatera gukomeza guhaza abantu ibyo bakeneye? Icyemezo twafashe, twumvishe ko muri twebwe twiyumvishemo ko tugomba kubikora nk'ibintu dukunze, tugomba kubikora nk'ibintu abantu bakunze, tugakora ibyo abantu bakunze natwe biturimo. Yego, mbese tukabikora n'Imana ibidufashijemo. Nubwo buryo tubyumvamo nyine to. None se mfite ikibazo cy'amatsiko. Mu buzima bw'ishuri mwize primaire ahantu hamwe, nibyo? Yego, nibyo. Na secondaire? Tronkome mwayize ahantu hamwe. Yego. Mwatangiye kuririmba murangije tronkome cyangwa mwatangiye kuririmba mukiri hanze yayo? Hasi yayo? Twatangiye kuririmba twize mu bigo by'abakatolike, habagamo iby'uburezi katolike, hakabamo ibindi by'amarushanwa runaka, tukayaririmbamo, bakadusaba ko twandikanye n'indirimbo wenda zizahatana n'ibindi bigo. Twarabikoraga ndetse tukegukana ibihembo, nabyo byaduteraga imbaraga. Akabaho ubwo duteguye ibitaramo mu kigo, ikigo kikadutegurira ibitaramo turi muri tronkome. Ibyo byose byaduteye imbaraga zo kumva ko ibi bintu tugomba kubikora tubikunze, kuko twabonaga ko icyo gihe ndakeka ko hari mu gihe cya tronkome. None mugeze muri superiere byaje kugenda bite? Muri superiere nize mu kigo cy'Abadiventiste. Ahagana he? Kuri Ngoma. Muri hitwa ngo Esperance. Muri Esperance. Samuel se nawe niho yize? Ntago ariho yize. We yize GS Ruragwe. Yego, ubwo yize ku kindi kigo nawe utigagaho. Ntago twize ku kigo. Gutangira ubuzima butarimo Samuel, mwaririmbanaga mu makompetisiyo mu kigo, noneho ugiye kwibana mu kigo cyawe nawe agiye kwiga mu kigo cye. Samuel,
gutandukana n'impanga yawe mu kubera ubuzima bw'ishuri wabyumvise ute? ntabwo byari ibintu byoroshye kuko ntabwo warize, ntabwo wigeze urira. biragoye kuko ajya ku kigo ni njye wabanje kujya ku kigo kindi, byaje kubaho hagati habaho ko dutandukana. umwe nyine ajya ku icyo kigo, undi nawe ajya ku kigo kuko ibyo yari akunze n'ibyo yari agiye kwiga, nanjye ngiye kwiga. Ubundi niba atari ibanga Samuel, wowe wize iki? nize hege, wize histoire, economy na geography. Naho Emmanuel nize crop production. Crops production. Yego. Uburyo bwo gutanga umusaruro uturutse ku bihingwa urebaho? Yego. Ubu uri umuhinzi? Ndi umuhinzi gutyo. Ubu uri umuhinzi, urabikora se mu buzima busanzwe ubu ngubu ko warangije kwiga? Mu buzima dusa nkaho twavutse iwacu bahinga, ubwo urumva nta n'impamvu tutagombaga kubikora, n'ubundi turabikora cyane, ndabikora ubusanzwe. Ubwo iyo bamufashe geography mugashyiraho iby'ubuhinzi birahura mugakora akazi neza. Yego. Ukurikije ibintu wize ku ishuri mu bintu bijyanye na crops production, ni ikihe kintu wumvaga nugera mu gace utuyemo kabamo ubuhinzi uzahita ukora cyane? Ni nk'ikihe gihingwa wumvaga ukunze wavuga ati ibi bintu ngiye kubishyiramo imbaraga? Ikintu numvaga nshaka gutubura ibihingwa. Undi nagiye kwiga mvuga ati ni gute wabanguririza igiti, ni gute wafata igiti nyine cyangwa se urugemwe cyangwa se wenda hari ikindi gihingwa ukakibya nyine ukaginga kijyambere, ibyo nkabigirira amatsiko. Ariko ubu ngubu nyine ndi umwe mu bantu babizi cyane, ndi umwe mu bantu babyumva. Ndashaka kubaza Samuel, iyo Emmanuel yagiraga event cyangwa se impamvu zimutera kuririmba ari muri Esperance, ni mu kigo dufite amakuru yuko cyo abana bakunda kuririmba cyane, cyatangiye ari oruferne, niko ndyibuka. Yego niko. Iyo habaga nk'igitaramo biri bugusabe kujya kumujoyininga, ukagerayo bikagusaba nanone kuza gutandukana nawe, wumvaga umeze ute ugiye gutandukana n'indi nshuro mumaze kuririmbira imbere y'abantu babikunze? Kuko birashoboka. Wumvaga umeze ute? Ni ibintu birebire kuko kumusiga wenda ndi mu rugo tutarabonana nabyiyumvisha, ariko kumusezeraho byongeye musizaho mu kigo, gusa abafitemo inshuti, abafitemo abandi bavandimwe, ariko njye birangora kuko mba ngiye mu rugo musize, nkumva ni ibintu bingoye cyane. Reka tuve wenda mu bijyanye n'ibyo mwize tugere ku rugendo rwanyu rw'iby'umuziki. Urugendo mwifuza ko rwakwegera imbere ho gato cyangwa kanini, namwe mukamenyekana, cyangwa se impano ibarimo ikaka binyuze mu mpano Imana yabihereye. Uyu munsi muraririmba, ariko se hari indirimbo mwaba mwaragerageje gushyira hanze, bwaba mu buryo bw'amajwi cyangwa se ubw'amashusho? Yego, indirimbo yagiye hanze. Gusa nuko aba ari ikibazo cy'ubushobozi, twagashyize indirimbo nyinshi hanze kuko mwatukumvisha nko kuri iyo ndirimbo igitero kimwe na refre, kugira ngo abatwumva bamenye aho bazahera. Iyo ndirimbo se yabiri mu buryo bw'amashusho na amajwi? Na amajwi. Yego. Ni muturirimbire kuri iyo ndirimbo igitero kimwe na refre, ubundi turavuga n'ibindi. Ubuzima bw'isi kububamo biratugora, tuburira mwabacu inshuti n'abavandimwe, ariko dufite isezerano twasigiwe n'Umuremyi, yuko azagaruka kutujyana tukibanira nawe mu munezero. Ariko dufite isezerano twasigiwe n'Umuremyi, yuko azagaruka kutujyana tukibanira nawe mu munezero. Azahanagura amarira ku maso abapfakazi babuze imiryango, azahanagura amarira ku maso imfubyi zabuze ababyeyi, azaduhanagura amarira twibanire nawe mu mahoro.
azaduhanagura amarira twibanire nawe mu mahoro. Yes, murakoze cyane Samuel ndetse na Emmanuel. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Iyi ndirimbo yaba yarasohotse ryari? Indirimbo yasohotse 2022. 2022. Reka mbaze ikibazo cy'amatsiko Emmanuel. Uyu munsi muri abaririmbyi baririmbira hamwe, mufatanyije gahunda yo kugira ngo mukomeze inganzo yanyu ibihamye. Mbese muri mwebwe ninde wandika indirimbo? Twese uw'igitekerezo kijemo ashobora kuba wenda hari bitewe na mood arimo, bigita bimuzamo akumva ko ari ngombwa kwandika, akaba yaza kuvuga ati dore chorus yagenda muri melody gutya na gutya, tugahita duhuriza hamwe tugashyiramo amagambo. Ariko cyane cyane Samuel akenshi niwe ukunda kuba bikora cyane cyane kundenza, kubera ko usanga nyine mba nahari cyane, ntago mba mpari cyane, uri mu mirimo, mba nagiye mu mirimo, ugiye mu bimera, mba nagiye kwita ku bimera. Reka none mbaze Samuel adufashe. Izi ndirimbo mu bisanzwe wazitega amatwi, hirya yuko zifite melody nziza n'amajwi yanyu ari meza, zifite ubutumwa zitanga. Ese kuba uzi amateka menshi ahuye n'ibyo wize, ukaba wenda ufite n'amateka yo mu muryango y'ibyiyobokamana, nibyo wifashisha wandika, cyangwa ubanza gushyiraho sije ushaka kwandikaho nyuma ukayandikaho nyuma warangije kubona sije, cyangwa uraryamuka bikaza? Mbese uburyo bukorohera mu buryo bwo kwandika indirimbo n'ubuhe? Haba kuri ibyo byo kuba mvukira mu muryango w'iyobokamana nanjye mbikunda, haba kuba nagira sije nandikaho, gusa igitekerezo numva binjemo nkumva naririmba kwiki, ariko akenshi ndirimba ku bihari. Yego. Urakoze cyane. Hari umunsi mwaba mwarigeze muba muri kumwe muri kuririmba bikabananira? Bitewe hari muri imbere y'abantu, mu mbaga y'abantu nyine bikabananira, mukarebanaho muri gucungana n'ubyishe, wenda muri kuririmbira nko kuri beat, umwe agata metronome cyangwa agata manote. Hari igihe twagiye kuririmba mu kigo ahantu, kubera urukundo batweretse dutwarwa n'urukundo rwabo turi kubwira, indirimbo iradusiga. Yego, ariko ntago bikunze kutubaho ko byatunanira, kuko twe ubwacu twabyisha, ubwo dutwarwa n'urukundo rwabo. Ubwo abafana nyine barafannye, mwibagirwa ko umuziki uhari, muririmba bigana aho bibonye. Ni ryari Samuel nako Emmanuel yaba yarigeze, niwe ngiye kubaza, ni ryari Emmanuel yaba ni irihe kosa Emmanuel yaba yarakoze kuva kera mukiri bato ukumva uramurakariye? Ikosa yakoraga hari nka ryari? Iryo kosa ryari rire? Ikosa yakoze ryigeze kumbabaza. Icyo gihe twakundaga gukina umupira mu rugo, twari dufite akantu ku muharuro. Icyo gihe twarakinnye amena ikirahure cyo mu rugo, amennye ikirahure cyo mu rugo. Twari bato cyane, twari bato kuko twigaga muri primaire hagati yo mu mbere no mu wa gatatu. Ubwo amennye ikirahure byabaye ngombwa yuko mu rugo baje nyine yarahakanye. Mu guhakana twese baradukubise, gusa nanjye sinari kuvuga ko ari we, ntago nari kuvuga ko ari we, kuko twarabihakanye nyine bato. Ubwo nese ko hano mwahakiniye bigaragara, ubwo niba ari n'abandi babimennye nimwe mwabazanye. Noneho reka mbaze Emmanuel, ni ikihe kintu Samuel yaba yarigeze akora kikagushimisha ukumva arenze kuba yitwa impanga yawe, ahubwo agutembereyemo? Ikintu yigeze gukora kikanshimisha, ni byinshi cyane, ariko ikintu cyanshimishaga cyane iyo yazaga nko kunsura mu kigo, byaranshimishaga cyane ku buryo numvaga nyine yansuraga kenshi gashoboka, nkabona nyine ko anyitayeho, bikanshimisha cyane. Bigatera urumva umunyeshuri wiga muri internat tunabakenera, nkajya kubona nkabona hari utwa nzaniye, bikanshimisha cyane. Na mbere yaho wenda tukiri bato hari byinshi yakoraga,
nka mukuru nyine yashyiragamo ak'ubukuru ubwo niwe gakuru yanyerekaga ko ariwe mukuru nyine kandi nabimwubahira nyine ni byinshi yajyaga akora bikanshimisha cyane. urakoze cyane. Uyu munsi mu rugendo rwanyu rw'iby'umuziki niho nshaka ko tugaruka tukaza no kuhasoreza ikiganiro dufitanye uyu munsi. Abakurikiye Divya Family TV barabibona ko abasore ari abanyempano bagize umugisha wo kurangiza amashuri yabo yisumbuye. Mbese murateganya kujya muri kaminuza? Ntabwo ari vuba. Ntabwo ari vuba. Mugiye kubanza mu byaza umusaruro ibyo mwize? Ntabwo ari vuba, tugiye kubanza dukora ibyo twize tubishyire mu bikorwa, noneho nyuma tuzajya, ariko turabiteganya. Murakoze cyane. Ndashaka rero ko tugaruka ku buzima bwanyu bw'ubuhanzi, kuba muririmbana. Mbese iyo ndirimbo mwakoze birahagije ko byagarukiraho mukumva muranyuzwe, icyo mwari mukeneye cyari kujya muri studio mugakora indirimbo mukiyumva abantu babumva, cyangwa muracyafite urugendo rurerure rw'ibyo muteganya gukora mu muziki? Oya, dufite urugendo rurerure, byaduteye inyota, bidutera kumva ko twakora n'izindi nyinshi. Indirimbo turazifite twanditse nyinshi, ariko bitewe nyine bitewe wenda hari n'ahantu umuntu aba ari n'abamwumva rimwe na rimwe usanga bitabona motivasiyo, ariko mu by'ukuri bivuze ngo mukeneye motivasiyo kugira ngo muririmbe cyane. Reka mbaze Sam ikibazo cy'amatsiko. Ese Sam, wowe ku ruhande rwa ukurikije ingano y'indirimbo mufite, ugereranije mufite nk'indirimbo zingahe mwarangije kurepeta ku buryo umuntu yababwira ngo hano ni hari igitaramo mwarimbamo indirimbo zingahe kikarangira mwumva nta kibazo mugize? Mufite nk'indirimbo zingahe? Hari izikoze imiziki, dufite nk'indirimbo 18. Noneho ushyizeho izidakoze no kuzibuka byangora. Ni nyinshi cyane kuko usanga twatangiye kwandika turi tronkome, kandi nka rimwe mu cyumweru nshobora kuba nageramo ide yo kuba nakoraho indirimbo njye n'umuvandimwe. Rero byagorana kuba nakubwira umubare wazo, ariko izo ziri confirme mvuga ati izingizi zirizewe ni nyinshi cyane, zigeze nko muri 20. Yego. Hejuru yuko mufite indirimbo zicuze zifite imiziki 18, hakaba n'izindi zidakoze, nabwo byumvikane ko ziruta kubera ubushobozi wenda hari. Uyu mwanya mufite gahunda yo gukomeza kuririmba. Ni ikihe kintu musaba abantu babakurikiye uyu munsi? Ikintu twabasaba ni byinshi. Yego. Icya mbere ni ukutwereka ko turi kumwe. Icya kabiri, ntago iyo kujya muri studio twakabaye twaragiyemo dufite ibikorwa byinshi, ariko kubera ubushobozi biba bigoye. Rero ari nk'uwadufasha tukajya muri studio byaba ari byiza. Kandi hagati aho namwe ndabashimiye cyane ku rukundo muba mwatugaragarije, bitwereka ko dufite abantu baturi inyuma, kandi turizera tudashidikanya ko tuzagera kure. Yego. Ese ikibazo cy'amatsiko Emmy, mufite ababyeyi bombi? Yego, turabafite. Papa na mama? Yego. Abavandimwe? Cyangwa mwebwe muhora abandi muvukana nabo ni impanga zigiye ari impanga? Oya, ntago ariko biri. Ni twebwe ubwacu muri impanga. Mufite bakuru banyu na bashiki banyu? Dufite murumuna wacu umwe. Yego. Okay, ubwo mu rugo iwanyu muvuka muri batatu? Yego. Imfura ni impanga. Noneho nashaka kubabaza ikindi kibazo. Mbese hari abantu babari hafi mu buzima bw'iby'umuziki babafasha, bamanaginga, bashinzwe kumenya mwakoze, bashinzwe kumenya mukeneye ibitaramo byo kujya aha? Mbese hari abantu babakurikirana? Abo nabo kubera ko urumva nibwo turi kuva ku ishuri. Yego. Ikindi kandi niba twarakoze iyo ndirimbo imwe ntago yigeze ibona promotion. Iyo umuntu ageze mu buzima bwo hanze ari umuhanzi cyangwa ari umuririmbyi, yaririmbaga gospel cyangwa indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, abantu benshi bagira amakenga yo kutamufasha ngo bamusunika mwegeze imbere, kubera yuko bagira ubwoba bw'uko azahita ajya muri secular. Mbese mufite gahunda yo kubaka kariyeri yanyu ya muzike yo kuramya Imana no guhimbaza, cyangwa mushobora kuzareba hari inyungu zibishobora kubafasha bikafasha n'umuryango wanyu akaba ari byo mukora? Urakoze kuri icyo kibazo tubajije. Na mbere hose tukiri muri tronkome, wasangaga hari abatugira inama gufata se mwakanditse sekira, ariko mu by'ukuri twebwe sekira ntago ariyo twiyumvagamo.
twumvaga ko gospel kuko ariho twakuriye mu by'Imana nyine mu muryango usenga natwe nyine dukura nyine ari ibyo bitubamo mu by'ukuri twumva ko kariyeri yacu nyine ari gospel tugomba abatwumva badukurikiye bari kumva yuko mufite gahunda yo gukomeza kuririmba mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Yego nibyo. Ninde muntu muri mwe hagati ya Emmanuel na Samuel mujya muhura n'ikibazo kibagonze agahita atanga igitekerezo cyo kuvuga ngo dusenge? Mu by'ukuri cyane cyane navuga ko ni Samuel ni ukunda ibintu byo gusenga cyane ukurikije nanjye ndabikunda pe ariko nyine nkurikije cyane usanga ari we nyine ubirimo cyane kundenza. Yego. Murakoze cyane. Uyu mwanya tugiye kubaha akanya mutaramira abantu badukurikiye. Nk'abamarayika bizima n'abakuru bahora bahimbaza basingiza umwami waremye isi n'ijuru, reka tumuhimbaze. Harakomeye n'umwami, hagiye kwimika ubwami bwe budashira, abazimana nawe bari kwitegura ubu, reka tumuhimbaze. Arakomeye n'umwami, hagiye kwimika ubwami bwe budashira, abazimana nawe bari kwitegura ubu, reka tumuhimbaze. Nimube maso kuko mutazi umunsi, nimube maso kuko mutazi igihe, n'uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa, iki ni igihe umwanzi akoresha imbaraga nyinshi. Nimube maso kuko mutazi umunsi, nimube maso kuko mutazi igihe, n'uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa, iki ni igihe umwanzi akoresha imbaraga nyinshi. Tugeze mu bihe biruhije abagenzi, aho Satani atifuza ko twabona ijuru, kuko azi ko igihe ashigaje ari gito. Iki ni cyo gihe ngo dukoreshe imbaraga. Mwese nimube mu maso kuko mutazi umunsi, nimube mu maso kuko mutazi igihe, n'uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa, iki ni igihe umwanzi akoresha imbaraga nyinshi. Dusenge dushikamye dusabe Yesu kuturwanirira, kuko twe nacyo twakwishoboza. Dusenga ubudasiba ku manywa na nijoro, twisunge Yesu kuko ari we wamunesheje. Nimube mu maso kuko mutazi umunsi azagarukira, nimube mu maso kuko mutazi igihe, n'uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa, iki ni igihe umwanzi akoresha imbaraga nyinshi.
nagira byinshi nagufite mwami we sinabigira mw'amahoro nibyanzanira n'ubugingo bw'iteka misemo kubuwa witeka misemo wowe igusa kuko ari wowe mbonamo amahoro kuba mfite Yesu ntacyo nzabura hoya nacyo misemo wowe gusa makwitegura kuko igihe cyo kuza kwawe ari iki umpa imbaraga mangane n'ibingerageza kugira ngo nugaruka tuzijyanire makwitegura kuko igihe cyo kuza kwawe ari iki umpa imbaraga mangane n'ibingerageza kugira ngo nugaruka tuzijyanire singusaba iby'isi n'ubundi butunzi kuko naho nabigira nagufite n'amahoro icyo ngusaba buri munsi amanywa n'ijoro nukumpa imbaraga zirenze izi. Mugize neza ku ndirimbo yanyu mpa kwitegura. Mwari mumaze kuririmba yuko abantu bavugira Imana benshi bafatwa nk'abasazi. Mbese hari umunsi mwarigeze mubona umuntu ari kuvuga ijambo ry'Imana mukabona rubanda cyangwa abandi bamuzengurutse bari kumuseka? Ego biragaragara kuko nkatwe b'urubyiruko muri bagenzi bacu se kuki wumva utakora sekira nyine ukakwereka buryo ki wakabaye gukora sekira ukumva nyine ntago bishimiye ibyo ukora ariko kuko uba wumva nyine ufite gahunda yo kuba wavuga ijambo ry'Imana rikagera kuri benshi kuko abenshi bafashwa hari abafashwa ari uko baririmbiwe hari abafashwa kuba babwirijwe ariko nzi neza ko abantu benshi bafashirizwa mu ndirimbo. Murakoze cyane kubw'umwanya wanyu ndetse n'igihe cyanyu mwaduhaye ndetse mwahaye DV Family TV kugira ngo muganirize abantu kandi bamenyeshe ku mpano mufite. Imana ibaho umugisha cyane. Tuzongera tubatumeho abakurikirana ikiganiro baraza kutubwira inyunganizi ndetse n'inkunga n'ibitekerezo bahereza groupe yanyu. Mbese groupe yanyu ifite izina? Yego. Yitwa ngo iki? Ni Twin Group. Okay, ni Twin Group. Twin Group ni groupe itaragira ibihangano hanze bigaragara. Bafite indirimbo imwe y'amajwi, bafite indirimbo zirenga 18 zicuriye amabit ndetse n'izindi zidakoze mu buryo bwari bwose. Bafite impano kandi n'imyandikire myiza. Ni ikihe kintu mwasoza musaba abantu? Murakoze cyane. Icyo nasaba DV Family TV n'abantu bayo nuko badufasha muri urugendo rwa muzika, waduha ibitekerezo by'uburyo twakwitwaramo kuko nta mutoza twigeze tugira n'umwe cyangwa se wenda hari umuntu twebwe ibidukora ni ibyacu tw'ubwacu ariko twiyumvamo impano y'uko dushoboye kandi twumva ko twashobora birenze aha ngaha turamutse tubonye umuntu utwereka ko turi kumwe. Nzi neza yuko twakora ibintu byashimisha buri wese watwumva n'uwatubona. Nkaba nsaba abari kutwumva ubu namwe mwaduhaye umwanya kuba mwadutera inkunga uyu muziki wacu ukava aho uri ukagera kure. The Twins barakoze cyane, barakoze kubw'ikiganiro cyiza tujyanye nabo, barakoze cyane kubw'indirimbo zabo, barakoze cyane guhitamo uyu mwuga udafite ikinegu. Imana ibaho umugisha. Reka dusabe Samuel adushyira imbere y'Imana ubundi tugane ku musozo.
reka twongere tugushime uhoraho w'icyubahiro, tugushimire urukundo rwawe n'imbabazi ugira, habwa icyubahiro. Abanye natwe muri byose, ni urukundo rwawe, habwa icyubahiro. Tweretse ubutumwa buvuga hirya no hino mwami, abo rero kubukomeza, abo rero gutera imbaraga, tujye twasoma uvuge n'abandi bose bafite kwamamaza ubutumwa bwawe. Mwami ndagusaba ngo twagurire imbago tugere kure, n'abandi bose bifuza kugera kure. Ufashe umuntu uwo ari we wese wakishimira ko ubu butumwa bwagera kure. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, urakoze. Amen. Amen.